Hello abashoramari, nizere ko mumeze neza, nizere ko business ziri kugenda, nizere ko muri gutradinga bigakunda muri cryptocurrency, stock market, forex trading, ikintu cyose waba ukora nizere ko kiri kugenda neza. cyane izi business za online uko nizo twibandaho, nibyo twibandaho hano. Nk'ibisanzwe hano ni kuri Intogore Fintech, hano tubagezaho uko crypto imeze, uko isoko rya crypto muri rusange rihagaze. Niyo mpamvu uyu munsi n'ubundi ngarutse kugira ngo mbabwire uko rimeze, uko Bitcoin imeze, uko Ethereum imeze, n'izindi crypto zose muri rusange. Ni mu kanya. Hanyuma tuje rero murabona ko hano iyi ni Bitcoin, niyo ndiho kano kanya. Murabona ko ubundi muri time frame y'isaha niho ndahera uyu munsi ndi kwanaliza isoko, kuko ngiye kureba isoko ariko mu ishusho y'igihe kirekire, atari kuri babandi ba scrappinga cyangwa se bakora day trading. Kuko urebye uduhereye mu isaha murabona ko muri time frame y'isaha iracyari gukora consolidation hagati y'uyu murongo wanjye trend line naciye hano, ndetse na hano n'uyu murongo nanone hagati ya 28,700 ndetse na 27,800 niho iri gukorera consolidation, niho imaze iminsi rero ikora consolidation. Nkuko muri kubibona murabona ko imaze iminsi ikora consolidation. Igitegerejwe rero mukaba muraza kukibona nkuko turagenda tujya muri time frame nini. Gusa muri time frame y'isaha, turebeye muri time frame y'isaha, urabona ko n'ubundi iracyakora consolidation hagati hano, iza ikora kuri uyu murongo, imanuka yongera ikora kuri uyu nguyu, yongera ikozamuka ikora kuri uyu murongo kugeza igihe irawupfumurira. Hanyuma dushyize muri time frame n'ubundi reka turebe muri time frame y'amasaha ane, niho muri time frame y'amasaha ane n'ubundi murabona ko ya shusho yuko iri kugenda ikora ranging hagati y'uyu murongo, ikora hagati y'uyu murongo n'uyu nguyu n'iyi trend line hano, kugeza igihe irayipfumurira ikatanga icyerekezo niba irazamuka cyangwa se iramanuka hasi, nkuko turagenda tuyibona. Dushyize muri time frame rero y'umunsi, reka tujye muri time frame y'umunsi, tuve muri time frame y'amasaha ane tujye muri time frame y'umunsi. Muri time frame y'umunsi murabona ko yavuye hano hasi irazamuka muri 20 muri 20 yuzuye irazamuka kugeza hano. Murabona rero ko kugeza hano, kuva muri 20 kugeza muri 28 ntabwo yigeze ikora yubahiriza structure yayo ngo byibuze ikore indi higher low mbere yuko ikomeza kuzamuka. Murabona ko ni urugendo runini kuva hano muri 20 muri 19,600 ikagera muri 28,929 hafi aho ngaho, kugeza ubwo ntabwo yari yagakora higher low muri daily time frame. Niyo mpamvu rero nkuko mubibona rero murabona ko iri kugenda icika intege. Aba buyers bari kugenda bava mu isoko gukurikije izi week ziri kugenda zikorwa, izi week zikandostic zimeze gutya. Murabona ko mu by'ukuri aba buyers bari kugenda, aba sellers bari kugenda baganza aba buyers. Murabona izi candlestick ziri gukorwa, birashoboka ko itakomeza kuzamuka, ahubwo mbere yo gukomeza kuzamuka ikaba yamanuka igakora hano muri 25 nkuko mubona naciye uyu murongo hano, ikaba yakora indi higher low iza hano muri 25, hanyuma ikaba yabona kuzamuka nkuko mubibona. Ndateganya ko ishobora kuza gutya yangiza ikaba yakomeza kuzamuka ikagera muri 20
39,32 gutyo, ariko yabanje gukora yabanje kubahiriza structure yayo uko chart mu by'ukuri igenda iri kubahiriza structure yubaka higher high na higher low. Urabona ko bikenewe ukurikije ko kuva hano hasi kugera hano hejuru nta yindi higher low yakoze, cyangwa se ngo ikore key level runaka, ikore structure runaka. Murabona ko bishobora kuba ari cyo gihe ngo ikore hano ikore higher low itacinga kuri uyu murongo wa hano. Dushyize muri daily muri weekly time frame rero murabona ko dushyize muri weekly time frame murabona ko yakoze candlestick irongera ikora indi iri bullish, hanyuma tukaba dutegereje ko ikora indi nkuko muri kubibona. Murabona ko iri gukora rejection candlestick, imaze gukora candlestick eshatu zigaragaza ko kuzamuka ngo igere muri 32,30 biri kwanga, hanyuma akaba ari cyo gihe ntekereza ko ishobora kuba yamanuka mbere yuko ikomeza kuzamuka, ikabanza ya testinga uyu murongo, ikubahiriza structure yayo n'ubundi muri time frame nini, guhera muri daily kugeza muri weekly. Kuko iyo urebye mu masaha ane ubona ko n'ubundi isa niyakoze ama structure yayo mu masaha ane yarayikoze, igisigaye ni ukuba yakubahiriza structure yayo mu masaha manini. Murabona ko rero nkurikije analyse zanjye ndi expecting ko mbere yuko izamuka ikomeza kuzamuka nk'uko abantu bavuga bati ni bullish, izagera muri miliyoni, izagera mu 200,100 nk'uko abantu babivuga. Urabona ko ndi ku expecting ko ishobora kumanuka ikaba yagera hano muri 25 mbere yuko ikomeza kuzamuka. Guys, nuko ndi kubona rero Bitcoin imeze, nuko Bitcoin ihagaze muri rusange. Isoko ry'ama crypto yose rirebera kuri Bitcoin, niyo mpamvu ariyo nibandaho kugira ngo nyikorere analyse. Guys, nibyo nari mbafitiye uyu munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza, muryoherwe no gutradinga. Umuntu wifuza kutujoininga hari group ya WhatsApp, link muri description, ushobora kutujoininga kushaka kumenya byinshi cyane kuri trading, crypto trading, futures trading. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, naho nimero yanjye iri muri description. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.